batunze n'ibyo batwara. None uwabiguha byakumarira iki se? Ko muhora ntimuvugana ntakubwira waramutse ukamusubiza. Ihene woroye rero bwakubwira waramutse. Iyo yayitwaye wibuka ko yagize intege nke. Aho ngaho Nyagasani yaturemeye gusa nawe. Niyo mpamvu dukwiye guhora tubwira Imana ngo abyo byiciro byose by'imihamagaro byongere bigire Nyagasani biti karame Nyagasani. Buri wese yumve ko abereyeho Imana. Aramutse abereyeho Imana ntiyakwiba. Ariko n'igihe yakwibye ugira uwo mutima ubangutse wo kumubabarira. Imana we waremye abantu ukabarema mu ishusho ryawe. Dore bariyandagaje basigaye bambaye isura utabaremanye. Icyo gihe ufite inshingano zo kubasabira. Ejo twari Ikibeho twagiye gusabira abantu bo mu mpuhwe z'Imana. Kwigisha abantu inzira y'umusaraba. Yesu Kristo sitasiyo z'inzira y'umusaraba ni zingahe? Ni 10? 15. Ya 16 ni Yesu. 10 na zingahe? 15. Ubuzima bw'umukristo ni ubuzima bugomba kuboneka mu itotezwa. Ubuzima bw'umukristo n'ubuzima bugomba kuboneka mu iki? Yesu Kristo yaratotejwe acirwa urubanza rw'akarengane, urubanza rwo gupfa adafite naho kujurira. Mbere yuko bamufata yagombaga kugira gute? Agomba gupfa. Donc yitabye urukiko azi ikigomba kumubaho kandi agiye kuburana. Ibyo rero biduhishurira ko inzira y'ubukristo ari inzira igomba kubonekamwo itotezwa. Inzira y'umukristo erega nta zuba rihari. Niricana uzuntwikire. Nkanwikirira ni murambi nkaza kugira ngo ndakaze. Kandi umuntu wana kigenda. Ako merci beaucoup mwagize neza. Nyagasani azabiture. Namwe muhumura zaba. Nantwikiriye namwe mu izina rya Yesu azabatwikire. Nibyo.